urukundo mugabiye uzarundagire uzarwuhire rutohe aho gususumira rususuruke narwimye benshi utegereza nakuzi akagaseke ibanga naguhishimo nzagushimishe nzakugabira inyambo kuko umutima ngwise hasi nteya mwiza mwingana inyenyeri jya unekereza ngo utekereze y'amata igihe bajya bavuga n'akadutinyuke niyo twaba tutari kumwe imitima niyo twaba tutari hamwe tujye tumera nzakuganiriza bitinde ushira irungu maze ukebuke wese umbere nizere ariko nawe ntukanyibagirwe na rimwe ariko nawe ujye usekera mukunde wese umwunde n'urukundo rw'umwe kuko wandutiye wose mama se we nzakugabira inyambo kuko umutima wese yazimye mwiza ingana inyenyeri zo kw'ijuru biremeye nta gahato ko wowe gira abanza Aloyizi umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Stroman Jean Claude umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Rweru maze kumva amasezerano ya Nyirabanzi Aloyizi na Mukabarinda Violette bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Nyirabanzi Aloyizi na Mukabarinda Violette bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya.
rwacu abe ariko abisirayeli bavuga none, yaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize mu nguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo, ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, ikigoyi mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mwakire neza mutima Imana yacu bwite kandi Imana y'amahoro, zangibi turi imbere yawe turagushimye turaguhimbaje. Mana wabanye natwe iminsi yose duherereza inyuma, Mana nyagora ku ngoma wari ubizi neza yuko uyu munsi data tuzakira abageni mu nzu yawe baje guhamiriza
kugeza kuwa 25 Imana irema Eva, kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka, Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu bimenye uko abyita. Kandi uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Reka dusome no mu Migani igice cya 24 n'umurongo umwe gusa, umurongo wa 3. Aravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Imana ishimwe cyane. Bagiye kuduha amasezerano kugira ngo amasezerano yabo bagiye kugaragaza imbere y'itorero ry'Imana n'imbere yawe azababera umugisha. Bana natwe rero ineza yawe kuri twe n'itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Akaba umugore wawe mushyingiranywe mu mibereho yanyu yose, uzamukunda, uzamwubaha, uzamurinda mu kubaho mu bibaho byose by'ubuzima, kandi uzareka abandi bagore bose ubane nawe gusa igihe cyose muzaba mukiriho, kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Ndabyemera. Mukomere Imana yacu neza. Mukabarinda Violette, ndakubaza turi imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro ryose, wemeye kujyana n'uyu mugabo Ngirabakunzi Aloys, akaba umugabo wawe mushyingiranywe mu mibereho yanyu yose, uzamukunda, uzamwubaha, uzamurinda mu bibazo byose by'ubuzima, kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe gusa igihe cyose muzaba mukiriho, kugeza igihe muzatandukanywa n'urupfu.
kubaho kwanjye. Nzagukunda tubyaye cyangwa tutabyaye, nzakubaha, nzakurinda mu bibazo byose by'ubuzima, mu bukire no mu bukene, mu byishimo no mu bibabaro, kandi gusezeranije ko tutazagira undi mugokanwa n'urupfu. Amen. Njyewe Mukabarinda Violette nemeye ko wowe Nyirabanza Aloyizi umbera umugabo w'isezerano, nzabana nawe iminsi yose tuzaba tukiriho kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Mana ishimwe cyane. N'imbere yawe ko urukundo rwabo nta kizabatandukanya. Neza bibe kuri bo, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye. N'umugeni arabikora atyo ku mukwe. Ikubera ikimenyetso cy'isezerano ry'urukundo rwacu kugeza iteka ryose. Arashaka kumubereka yaratwikiriye. Urugendo ni rurerure, mwihangane. Ububasha mpabwa n'itorero n'ijambo ry'Imana, ndemeza yuko Nyirabanza Aloyizi abaye umugabo wa Mukabarinda Violette, kandi Mukabarinda Violette abaye umugore wa Nyirabanzi Aloyizi, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Byose muri ubu buzima, kandi bazabere ingo nyinshi mu icyitegererezo, kandi babere umugisha benshi. Mu izina rya Yesu Kristo nibwo tubisabye. Amen. Reka